Wow, mbahaye ikaze muri iyi video tugiye kwigira hamwe utuntu dutatu tw'ingenzi buri mu content creator wari we wese akenera. Ese nawe wari wafata video wamara kwifata uri kuyiediting ukabona naga isa neza, ngiye kubwira website imwe y'ibanga uzajya uhita uyishyiramo iyo video yawe ikagaruka isa neza, ubona ku ruhu usa neza, ukabona yagize iyo video karite yo hejuru cyane. Ikindi cya kabiri cy'ingenzi turi burebe tureta tureba wari wafata ifoto nayo ukabona irasa nabi ariko undi yayikoresha ukabona irasa neza. Ese bakoresha yahe ma website y'ibanga ku buryo bahita bahinduriye foto igasa neza ukabona irapika cyane? Nawe ndahita nkwereka website uzajya uhita ukoresha video ifoto yawe ugahita ubona yahinduye karite, ifite karite yo hejuru ku rwego rudasanzwe. Ikindi kintu cy'ingenzi nanone turi busorezeho ni ikintu kijyanye no kuvuga ngo nafatiye video ahantu hajagaraye inyuma harimo abantu ntashaka n'ibindi bitandukanye, none ndashaka kubakuramo ngasigara njye nyine. Ibyo nabyo ndabikubwira muri iyi video. Murumva bidatangaje? Muri iyi video tugiye kuyisoza wowe wifitiye ubushobozi bwo gukesha video yawe, bwo gukesha ifoto yawe, bwo gukuraho ibikujagaraje muri video zawe, hanyuma nawe ukamu content creator w'umwuga. Nge ndumva ntinze kugera kuri iyi video ngo mpite mbere ku kuntu bikorwa. Tudatinze rero reka duhite tubitangira. Nge mugiye kwanitwa Gatari Fred, ndizera neza ko nawe nimba uri mushyashya hano ureba ahantu handitse subscribe hakande kugira ngo ntituzadushyiraho video uzajya uhita yakira mu bambere, hanyuma we wamaze ukansubscribe umuntu w'umugabo turagushimira. Nibikiri banga abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Abamashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Akarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Tudatinze rero reka duhere ku buryo bwo gufata video yasaga nabi ugahita uyihindura neza ikagira karite yo hejuru. Nkuko mubona iyi foto irasa gutya, ariko ninyihindurira karite cyangwa se nkayiha ubundi bushobozi burenze nkakanda hano, urabona ukuntu ihise ifata karite ya danger irenze. Rero nawe ugiye kubyikorera uciye muri ubu buryo. Uraza kuri Chrome yawe, ubwo ni kuri browser ariyo yose ukoresha, wandikemo photo enhancer gutya mbyanditse, nurangiza ukande enter, winjire muri Google yawe, hanyuma uhitamo iyi nuze yitwa Pixart. Iyi link ya mbere yitwa Pixart.com uyikandeho gutya. Ukinjiramo gutya baraguha ahantu ho kwa uploadinga ifoto yawe. Ubu turi mu buryo noneho bwo gukesha ifoto, niko kantu duhereyeho. Kuvuga ngo cyagiye wajya gukenera ifoto yo gushyira wenda kuri cover, gushyira kuri cover ukabona ifoto yawe ntago igaragara neza, hanyuma cyangwa se ifoto yo gushyira muri video zawe ukabona ntigaragara neza ariko abandi bazikoresha ukabona birasa neza. Rero uraza noneho uhita ukanda hano handitse browse file, uhakande gutya, uhite winjira mu mafoto yawe, urebe ifoto witonze iyo ushaka gukesha. Nimba wenda tugende twitonze duhitemo ifoto runaka gutya. Aha, turahitamo ifoto, reka duhitemo wenda ko ari iyi ngiyi. Nituyikandaho gutya irahita iza muri browser yacu, babanze bayiprocessing, bayiediting, bayitunganye neza. Hanyuma reka turebe ngo iraza guhita isa gute. Urabona ko ifoto yacu ije ifite karite yo hejuru cyane irenze. Urabona ugereranyije nuko yasaga, ureba uko yasaga mbere, urabona uko harimo itandukaniro rinini cyane. None aha reba ukuntu iriho isa. Rero nubona uyikunze urahita uza uyidownloading, ukanza hano handitse download gutya. Hanyuma harimo uburyo bwo kwishyura n'uburyo bw'ubuntu. Urahita ukanda hano hambere handitse free, uhakande gutya, hanyuma ifoto yawe ijye muri telefone yawe uyikoreshe aho ushaka hose. Urabona ko imaze kugera muri telefone yawe. Kuvuga ngo niba wajyaga wibaza rero ahantu bari abantu bakoresha amafoto asa neza bayakura, nawe wabikora gutya ifoto yawe igasa neza. Waba
wayikuye kuri internet cyangwa ari yawe bwite wakoresha uburyo nibwo n'abandi bakoresha. Hanyuma rero tugiye guhita dukurikizaho uburyo bwa kabiri ari bwo bita noneho gukura iyi video, wenda nimba ifoto yawe ifite ibintu bisa nabi nyuma ushaka cyangwa hari abantu bagiye mushaka gukuramo, byo wabikora gute? Uraza hano muri turahita dukomeza n'ubundi hano muri Chrome yawe wandikemo noneho remove.bg cyangwa se ni wakwandika remove.bg ukande enter, hanyuma urahita ukanda uza hano kuri iyi website yanditseho remove.bg akarongo kaberamye upload, uhite ukanda hano handitse upload image, duhite tureba noneho ifoto wenda ifite ibintu by'inyuma bijagaraye. Tujye mu mafoto yanjye turebe, ni ukuvuga ngo ubu noneho ni ugukora ifoto itarimo ibintu udakeneye, ni ukuvuga ngo wakuyeho ibintu byose byo ku ruhande. Reka turebe ifoto wenda mfitemo ibintu byo ku ruhande bijagaraye, turebe ngo yaba ari iyihe. Okay, amafoto ni menshi ndakeka, ariko twakoresha iyi. Okay, kadukoreshe iyi foto iyi ngiyi, hanyuma barahita bayaploadingamo hano. Urabona bari kuyiprocesinga, bagiye kuyikuraho ikintu cyitwa background, bya bintu byari biri inyuma yayo babikuraho byose hagasigara. Urabona ko barabisibye, ifoto yawe ihisigira gute? Isisigara inyuma nta kintu na kimwe gihari. Reka turebe uko yari imeze, tubone guhita tuvuga tuti byari biriho. Urabona uko yari imeze, dore uko ubu ngubu imeze. Rero ushobora gutya guhita uyidownloadinga, ukanze hano hepfo hari akarongo kareba scanso download, ukayishyira. Nayo habaho uburyo bwo kwishyura n'uburyo buri free. Urahita ukanda hano hari free udownloading. Rero iyi foto ishobora kuza yatakaje karite mu kuntu, ariko niyo mpamvu uhita ukoresha bwa buryo bwa mbere nkweretse bwo kuyikesha uyishyize muri PicsArt. Ubwo rero numara kuyidownloadinga urabika muri telefone yawe. Tugireho muri ka gace k'ingenzi cyane kajyanye noneho no kugira gute no gukesha video yasaga nabi. Noneho ko urabikora gute? Uraguma muri browser yawe, nimba ari Chrome, nimba ari Opera, hariho hose uhita uza wandika hano muri search, wandike video enhancer gutya nabwo, sibyo? Gutya nurangiza nabonye canva.com ari ibikora neza, uhita wandika ukanda hano handitse free video enhancer video quality online kuri canva.com, ukandeho gutya barahita baguha ahantu ho kwa uploadinga video yawe ushaka gukesha. Hano tutarakomeza ndagira ngo nkubwire ko bitewe n'uburebure bwa video yawe niwo mwanya video yawe imara itinda itaragira gute, itaracya neza, nyine igatinda ukayitegereza. Bitewe na internet ufite nayo ishobora kugena umwanya biri bumare, bitewe n'uburebure ndetse na karite ya video yawe cyangwa gigabyte ifite nizo zituma itinda. Ariko kubera ko ukeneye ibintu bisa neza ugomba kwihangana. Hano rero tugiye gukoresha aka video kagufi kugira ngo tudatinda. Turaza wenda dushake akavideo gafite amasegonda make kugira ngo tugakeshe bikurushaho. Wenda dufate akangaka gafite katurebe gafite amasegonda make cyane. Reka duhite dukoresha akanga gafite amasegonda 9 turagakandaho gahite kazamo hano, noneho batangire bakauploadingemo bakora icyo twita enhance. Turategerezaho gato. Rero mbabwiye ko ibintu bigenwe igihe biri bumare, igihe iyi video imara n'uburebure bwa video ni capacity video ifite ndetse n'ingano ya internet yawe. Turategerezaho gato rero aka kantu kabanze kuzure, nibwo video yacu iri buze kuba irangiye kuyikesha neza. Urabona ko rero kuzuye video yacu bamaze kuyikesha barayiduhereza. Turahita tuyiplayinga turebe koko nimba yagize karite ifatika. Urabona uko yasaga, reka turebe uko noneho iriho isa. Urabona ukuntu noneho iriho isa. Ikaze mu isomo rya YouTube business cyangwa se gukora YouTube. Urabona ko kabisa video yacu urumuri ruraterereye ruri hamwe, ndetse n'ishusho ryakeye kurusha ugereranyije. Bamaze kuyitunganya neza. Rero hano tugiye gukurikizaho igikorwa twakwita kuidownloading. Rero uraza kandi hano handitse hari aga fresh kareba hejuru gutya, hanyuma kandi hano handitse download. Nurangiza hano handitse wowe ushobora kuza gusanga hatanditse MP4, ukandeho gutya uzurebe ko wasetinze neza kuri MP4 high quality video gutya, hanyuma kandi download. Rero ibi byose ushobora kubona ngiye byihuse ukibaza ngo nukubera impamvu, nukubera ko internet ushobora kubigiramo uruhare. Uburebure bwa video yanjye ni ngufi, icyaka rero na telefone ikaba ifite ubushobozi. Rero we nubikora ukabona bitinda, wihangane bitegereze kugira ngo uze kubona karite yo hejuru ya video yawe. Ndizera neza ko iyi video yawe igufashe. Niba
niba wakurikiye akantu ko kandi nagiye nkwereka izi video nziza ndetse n'izindi tuzagenda tubagezaho muzabe muzisanga hano kuri Gatari Fred. Reka dure mu mavideo ata nkuko twanabivuze, comment utanze hano niyo tunyuraho dusura channel yawe, nawe watanga comment kugira tuze kuyikandaho byoroshye tugere kuri channel yawe. Ndetse umuntu wese watanze comment nanjye iyo ngeze muri video ze ntanga comment nkamubwira ibyo akwiriye gukosora. Ndabakunda, reka dure mu mavideo ata. Ciao ciao.